Philadelphia Imana iratsinda. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kuko ari ryo rituyobora, ari ijambo ridukomeza, ari mu mwuka. Ijambo ni ibyo kurya by'abakiranutsi. Twavuze ko turiho kubw'Imana, ntago turiho kubw'imbaraga zacu, ntago turiho kuko turi abanyabwenge. Twavutse kubw'Imana, turakura kubw'Imana. Buri muntu mu myaka agezeho ni kubw'Imana. Mana ntago yabura amashimwe muri twe, Mana ntago yabura abakozi muri twe, nimba dusobanukiwe ko turiho kubw'Imana. Mana ntago yabura imbundu kuri twe, Mana ntago yabura icyo idukeneye cyose. Reka tusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Matayo, gice cya 16, murongo wa 13 tugere kwa 19 bishobotse. Musomyi adusomere. Matayo gice cya 16, murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 19. Tumvike Imana dushakaho muri biye turimo. Karibu musomyi adusomere. Some mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ni ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Amena. Mana ishimwe. Reka tutuze sasa umwuka wera adusobanurira ijambo. Birashoboka ko wayisomye ejo, birashoboka ko usanze uyizi, ariko umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho iravuga iki? Guhamya ko Yesu ari Kristo. Ninde ukuriye guhamya ko Yesu ari Kristo? Kimenyetso cya mbere kituma duhamya, twaramwemereye atubere umwami n'umukiza, twemera gupfana nawe no kuzukana nawe mu kimenyetso cy'umubatizo. Mukristo wese wabatijwe akwiriye guhamya Kristo ko ari Yesu, ko ari Kristo kubw'agakiza yaduhaye. Kya kabiri cyatuma duhamya ko Yesu ari Kristo, imirimo yadukoreye. Benshi yabakijije uburwayi, benshi yabagiriye, yakora iki? Yabakuye mu bibazo, benshi yarabarinze. Navuze ko turiho kubw'Imana. Ntago twaba abakristo gusa tutahamya. Guhamya ko Yesu ari Kristo. Hano amaze gutoranya intumwa ze 12. Bo bari bazi ko birarangiye, ariko umugambi wa Kristo yarazi ko igihe cyanje kizarangira. Abangaba 12 niyo bazasigara ku isi, bahamye ko mirimo myiza nakoze, bahamye ko Imana ari Imana, bahamye ko Yesu ari Kristo, bahamye. Natwe itorero, natwe abakozi b'Imana, natwe abakristo, iki kintu kigomba kuba mu buzima bwacu. Reka tubanze dukurikira ijambo ry'Imana. Nuko Yesu ntago yicaraga hamwe. Yesu ntago yari umunebwe ku murimo wa Data. Mu gihe cye yakoresheje ngufu ze n'imbaraga ze, akoresha mutima we mwiza gukora murimo wa Data. Ndabuhamya bubi Yesu yasize ku isi, nta kibi abantu bamwumviyeho. Aho yagendaga hose yakoraga byiza, abantu bakabohoka bagakira uburwayi,
akabaturira amahoro y'Imana. Aho abantu bari baboshe Yesu akababohora. Haleluya. Amen. Tukurikire neza ijambo ry'Uwiteka. Aho yasangaga abantu bashonje, hari igisubizo kiza yabasigiraga. Aho yasanga murwayi, hari igisubizo kiza yamusigiraga. Aho yasangaga urushe n'uremereye, hari ikindi gisubizo kiza yamusigiraga. Akabohora abantu bakabona amahoro kubwa Yesu Kristo. Kugeza n'ibi bihe byacu, nimba turiho, Yesu yakoze imirimo ikomeye. Nimba twitwa abana b'Imana, nuko Yesu yakoze imirimo ikomeye. Natwe tukwiriye gukora iki? Mu Kristo tugomba guhamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo. Abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Ageze mu icyo gihugu ya Kayisariya ya Filipo, ari kumwe n'intumwa ze 12. Arababaza iki kibazo nguko natwe twabazwa uyu munsi. Abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Cyari ikibazo gikomeye. Umwana w'umuntu ndinde? Ntago yishize ko ari umwana w'Imana, yishize ko umwana w'umuntu ndinde. Yise umwana w'umuntu. Nyuma yo kuba mwana w'umuntu ndinde, bababaza ko ndinde. Kera turi banyeshuri, hari ikibazo cyabazwaga, ukabona abanyeshuri bose bashize amaso hasi, ariko umunyabwenge yatungaga rutuki. Mwarimu akagerageza kubaza babandi bashize amaso hasi, baratsindwa. Ariko wabajije uwo munyabwenge asobanura igisubizo kiza, bamuha amashi n'imbunda. Baramubaza, baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana. Igisubizo bamuhaye Yesu, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Ni igisubizo cyavuye mu ntumwa ze simbisi 11. Babaga 12, ariko hano 11 bavuga niyo bashubije. Baramusubiza bati, bamwe bagira. Nabo nize ko nabo nta gisubizo cyo kwemeza ibyo abantu bavuga. Bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebweho ubwanyu mugira ngo ndinde? Ari ushaka kubana n'umuntu utazi uwo ari we. Nimba iki gisubizo kiva ku bantu, ariko mwebwe tubana, mwebwe tusangira, mwebwe tukorana murimo y'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Arababaza, nitukarebe tena ari intumwa, nitwebwe turimo kubazwa, kandi buri muntu wese atekereze kwirira ijambo. Nyuma y'ijambo uze gufata mwanzuro yo guhamya ko Yesu ari Kristo. Arababaza, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Kristo si kubatizwa gusa ucecekeraho. Hari ibindi mirimo mane dusaba nyuma y'agakiza. Simoni, reka tuongere dusubire 15. Arababaza, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petro aramusubiza ati,
uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Navuze ko 11 bamushubije bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi bagira ngo uri Eliya, abandi bagira ngo uri Yeremiya cyangwa se umwe mu bahanuzi. Arababaza nimba abantu basubiza gutyo, wowe murokore ubatijwe, wowe mukozi w'Imana, wowe mu Kristo umaze myaka mu itorero, arabasubiza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde. Twebwe ku bwacu tugira ngo Yesu arinde. Aha, bamaze kuvuga uburyo abantu bamuvuga ari hanze, ariko sasa mwebwe twicarana ahera Imana, dusangira urugendo, dusangira iby'umubiri no byo mu mwuka, ku bwanyu muvuga ko ndinde. Ikibazo kirabatsinda, ntumwa zose bareba hasi, ariko Petro atunga urutoki. Haleluya. Murongo wa 16, Simoni Petro aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu ni Kristo. Petro aravuga uri Kristo umwana w'Imana uhoraho. Hano hanze tugenda tuhura n'ibibazo byinshi, umuntu ashobora kukubaza, ukasebya mugenzi wawe, ukafobya mugenzi wawe, ariko se wambwira ubuhamya bwa kanaka, wambwira amakuru ya kanaka, abayeho gute, ukavuga bintu byinshi. Tugire amagambo make, kuko ari igihe Satani ashaka kutugusha mu cyaha. Petro arasubiza iki kibazo cyananiye abandi. Simoni Petro aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramureba. 17, simbizi harimo kandi urusaku katangiye kwinjiramo, kandi twicare neza, tufate telefone neza, tumve ijambo ry'Imana. Kuhamya ko Yesu ari Kristo ni kintu kingezi. Itorero Pentekote tugomba guhamya ko Kristo, ko Yesu ari Kristo. Buri mu Kristo wese atari abakozi b'Imana agomba guhamiriza ko Yesu ari Kristo. Yesu aramusubiza nawe, yari ngikiganiro ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabikwishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Umubiri n'amaraso ndago ari byo byakuhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Data wo mu ijuru ahagarirwa n'Umwuka Wera. Bwenge buva ku Mana butuyobora mu kuvuga kuri, bwenge buva ku Mana butuyobora mu kwamiriza nguko bikwiriye. Niyo mpamvu itorero rigomba kuhagarara mu mbaraga z'Umwuka Wera. Mwuka Wera aha abantu ubwenge, Mwuka Wera arahamiriza, Mwuka Wera abantu barakomezanya mu gihe bayobowe n'Umwuka, bakora mirimo yo gukiranuka, barumvira Imana, bacishwa bugufi ya mbere y'Imana. Hatari kuyoborwa n'umubiri n'amaraso biratugusha. Mubiri n'amaraso ba Kristo benshi baguye mbere y'icyaha, baragwa bakahamiriza ibitakwiriye kuhamirizwa. Kubera iki? Bayoborwa n'umubiri no mu mwuka, n'umubiri. Ariko uyoboye n'Umwuka, uyoboye n'Imana, aranesha bimugerageza mbere ye. Tuhagaze gute mu iyi minsi? Turimo kuhamya Yesu Kristo gute? Aturi Kristo umwana w'Imana ihoraho. Kristo naramureba ati Simoni Petro mwana wa Yona, ntabwo ari umubiri ukwishuriye bingibi, mbona ko ari data wakwishuriye. Haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ashirwe hejuru. Tukwiriye guhamya Kristo.
tumuhamya gute? Mu gihe duhamye Kristo nawe aradukomeza. Mu gihe duhamye Kristo hari umugisha tubona. Mu gihe duhamye Kristo niyo mpamvu yagiye atuha amasezerano. Mu gihe tuhamirije Kristo araturinda. Mu gihe tuhamirije Kristo bizatuma musi umwe tubona ubugingo. Mu gihe tuhamirije Kristo araturwanirira mu bibazo tuhura nazo. Uhamya Kristo gute? Tushobora kuhamiriza Kristo mu butumwa bwiza. Tushobora kuhamiriza Kristo mu magambo yiva mu rurimi rwacu. Tushobora kuhamiriza Kristo mu mbuto tubasha kwera hano hanze. Myambarire yawe ushobora kuhamiriza Kristo. Mvugo zawe ushobora kuhamiriza Kristo. Butuhamya bwawe ushobora kuhamiriza Kristo. Myifatire yawe urahamiriza Kristo. Ariko bona iminsi itoro riragenda kavuyo kuko abantu batakiemera Mana kubayobora. Abantu batakiemera Mwuka w'Imana kubayobora. Uyu munsi ufata ingamba, uyu munsi usenga isengesho, Mana umbe kuyoborwa nawe, nanjye mbashe kukuhamiriza kuko ndi umukristo. Abantu njyewe sinzi byo bivuga butumwa, njyewe ndago nahawe impano yo kuvuga butumwa. Njyewe sinzi gusoma. Birashoboka impamvu tuzana mu murimo w'Imana, ariko mbuto zawe aho ukorera zishaka kukugaragariza ko uri umukristo, ukahamirizaho n'abantu bakagutangira ubuhamya. Mvugo zawe zishaka kukuhamiriza ko uri umukristo. Gucishwa bugufiya kwawe n'uguhamya. Rukundo rwawe buri urugaragariza imbere y'abantu no guhamya. Gufasha abandi urahamiriza ko uri umukristo. Ariko rimwe na rimwe tushaka kutukisha ijambo ry'Imana, myifatire yacu, myambarire yacu, kubera kudahamya, biganiro bibi, gufatanya n'abanyabyaha. Bateri nimba ibipindi nawe ukatera ibipindi, bavuga abandi natwe tukavuga abandi, tugafatanya nabo. Biriya kuhamiriza Kristo kuba gupfuye. Reka tukurikize umurongo ukurikiraho tumve isezerano Petro yahawe kuko yamirije Kristo ko yamirije Yesu ko ari Kristo. Yesu aramureba avuga ko si umubiri, ni data uko hayize imbaraga zo kuhamya ko Yesu ari Kristo. Tumve isezerano yahawe. Abantu bahemberwa kubw'umurimo w'Imana. Abantu bahemberwa kubwo guhamya kwabo. Abantu bashaka guhemberwa n'Imana kubwo gucishwa bugufiya, kubwo kwera imbuto. Abandi biba, we wirinde kwiba. Abandi bakora ibyaha, we wirinde kuko uri umukristo. Yesu ndacyaha yakoze. Arasaba itoro ribe mu buzima bwejejwe, itoro rihuza umutima. Aho uri hose uhamye, aho uri hose wera imbuto, aho ujya hose uhamye, aho ujya hose wera imbuto. Ndukagere ku banyamahanga wambara imyenda zabo, ndukagere ku banyamahanga ufatanye nabo, ugende nkabo, ukore nkabo, uvuge nkabo. Abantu benshi twabonye bari abakristo, twabanye nabo mu rusengero, ariko uyu munsi kuhamya kwavuyemo barimo gufatanya n'abanyamahanga gukora ibibi, barimo gutukisha Imana. Mu gihe udahamya uratukisha Imana, urasuzuguza Imana. Yesu Kristo atushoboje. Migisha y'Imana ntago iza mu kavuyo. Kuhamya nabyo bishaka kutuhesha umugisha. Niyo mpamvu tugiye kumva uyu murongo hano ukurikiraho. Twavuze ko twasomye murongo wa 17 uratubwira Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguishuriye, ahubwo data wo mu ijuru. Hari ishurirwa riva ku Mana rikubaka abandi, hari ishurirwa riva ku Mana rigakomeza abandi. Ibyo nibyo tugomba gushaka mu bibiye. Tuve mu ndege ngeya, tuve mu bitotsi, tukiranukira Imana, dusenge. Mana ndagweza tureka, ndagweza dutungura. Hari ishurirwa. Nimba muri kumwe nanjye muzamurire icyubahiro, kuko ari ishurirwa ry'Imana.
twebwe turagenda ng'impumyi, ariko Imana imenya bizaba mu kwezi kwa kane, Imana imenya bizaba mu cyumweru cya nyuma y'uku kwezi. Iyo ishurirwa niyo tugomba gushaka, twambara imbaraga, tuhamye ko Yesu ari Kristo mu myifatire yanjye, mu myambarire yanjye, mu mivugirire yanjye, mu gucishwa bugufiya kwanje. Biriya byose ni imbuto zo guhamya. Yesu atugirire neza. Mwumva isezerano yahawe. Buriya amasezerano y'Imana ntabwo ishira. Gihe cyose ukoze ibyiza mbere y'Imana, ugahamya ukuri no mu mwuka. Yesu, murongo wa 18, ibyo Yesu yamubwiye. Nanjye kwibyo, murongo wa 18, Yesu aramubwira, nanjye ndakubwira ndi uri Petero. Nanjye ndakubwira ko uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Petero risobanura urutare. Ahabwa mugisha w'Imana, isezerano rikomeye. Ibyo twese tutagize amahirwe yo kwihabwa, n'abatubanjirije n'abavutse nyuma ya Petero, nta numwe. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo izarishobora. Amarembo y'ikuzimu nawe izafite imbaraga, ariko nimba umuntu afite isezerano ry'Imana, nuko abazimu bamurwanya, nuko abarozi bamurwanya, nuko myuka mibi zimurwanya, ntago bamushobora. Yesu ushimwe, kuko uri Imana ufite butwari. Dushake guhamya, kubana n'Imana, kugendana n'Imana. Emera usonze ariko uhamirize. Emera abantu baguseke ariko tuhamirize. Petero ahabwa isezerano. Murongo wa 19, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Bana yanjye we, udushoboje. Mumva amasezerano yahawe. Kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, nicyo uzahambura mu isi kizaba gihamburiwe mu ijuru. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, nicyo uzahambira mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Ayo ni amasezerano Petero yahawe kubera guhamya mbere y'abandi, ahamiriza ko Yesu Kristo, Yesu ni Kristo, Yesu ni umwana w'Imana. Ibi bigira mpaka nyinshi mu matorero. Bamwe barapinga bavuga ko Yesu si umwana w'Imana, ariko mumva ko mu buryo bwo mu mwuka bandu bagendaga bamuvuga ko ari Yohana mubatiza, abandi bakamuvuga ko ari Eliya, abandi bakamuvuga ko ari Yeremiya, cyangwa se ari umwe mu bahanuzi. Ariko Petero niwe waje kuhamiriza. Simoni Petero arasubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Ninde wakongera gupinga ko Yesu ari umwana w'Imana? Guhamya Kristo mu buzima bwa, guhamya Kristo twebwe abo mu itorero. Uziko ari imisi tuba dufite yo guterana hamwe, itorero rigaterana, abakristo bagaterana, bagasangira umurimo, ijambo ry'Imana. Ariko nyuma yo buri muntu aragenda. Numara kugenda, aho wirirwa, aho ukorera akazi, uhamya gute mu bibiye turimo? Nuko kuhamya ntago kugira igihe. Gihe cyose mundu ari ku isi agomba guhamiriza ko Yesu ari Kristo.
ugomba kuhamya ko Yesu ari umwana w'Imana, kuko ari ibimenyetso byinshi yadukoreye natwe bishaka kutuha imbaraga zo guhamya. Turiho kubwe, yadupfiriye ku musaraba. Ibyo bitwereka gusa ko guhamya. Muzi ko mu gihe Kristo ukora ibyaha arababara, mu gihe tutamuhamya nguko bikwiriye Yesu arababara. Hari umusaza umwe twabanaga nabo mu rusengero kera, niwe yatubwiraga wirinde icyaha mwana wanje, cyangwa akakwita nshuti wirinde icyaha, kuko gihe cyose umenye ko we mu Kristo muntu w'Imana uguye mu cyaha, wongeye kwambika Yesu ubusa ku musaraba. Uratukisha Yesu mu gihe utahamya. Kuhamya kwiza no kwitandukanya n'ibyaha, bandu bakagutangira ubuhamya. Iyi minsi ubona abantu bacitse indege, abantu barimo kwikorera ibyaha, abantu barimo kwifata nguko bishakiye ku murimo w'Imana. Bisiga binji bigaragara no mu itorero, abantu bakagaragaza ko batagishaka kuhimbaza, abantu bakagaragaza ko batishimiye ijambo ry'Imana, abantu bakagaragaza ko batashaka kwihana ibyaha. Ariko yo siyo mucyo Pentecote turimo itoro Pentecote irimo kugenda itakaza mucyo. Hagarara n'Imana. Uyu mwaka ni umwaka wo kuhamiriza ko Yesu Kristo, Yesu ni Kristo. Ni umwaka wo kuhamiriza Yesu ko ari umwana w'Imana. Abantu benshi mubona ko basubiye inyuma, baguye mu byaha, tutabahamirije ninde uzabereka inzira. Tugiye kurangiriza kuri iri jambo. Reka dusome Yobu gice cya 13 murongo wa 9 kugeza ku 11. Yobu gice cya 13 murongo wa 9 kugeza ku 11. Ninde wabonye dusomere? Yobu gice cya 13 murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Mwadusomera tukumva ijambo ry'Uwiteka. Haranditse ngo mbese ibagenzuye aho byababera byiza, murashaka kuyiriganya nk'uko umuntu ariganya undi, ni ukuri izabahana. Niba muca urwa kibera rwihishwa, mbese gukomera kwayo ntikuzabatera ubwoba, igitinyiro cyayo kikabagwira. Urakoze. 11. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Twavuze ko Imana inezezwa n'abantu bayihamiriza, kandi tuyihamiriza mu buryo bwinshi, mu ijambo ryayo, mifatire yacyo, imbuto zacyo, mikorere yacyo twebwe abakristo, n'imyambarire yacyo tushaka kuhamiriza Yesu. Tutambara nk'abanyamahanga, tutifata nk'abanyamahanga, tutagenda nk'abanyamahanga. Hano yari impaka hagati ya Yobu n'inshuti ze. Muzi ko Yobu yari umukiranutsi. Yobu yakunze Imana, Yobu yakiranukiraga Imana, ariko mu gihe yahuye n'ibibazo, inshuti ze zamugenderaga zikamubwira amagambo menshi. Bamwe bakamwereka ko n'icyaha yakoze. Oya, mukiranutsi aca mu bibiye byinshi bitandukanye. Ashobora kuhura n'ibibazo, ashobora kuhura n'ibyiza, ashobora kuhura n'ibikomeye, ariko muri ibyo bihe byose tugomba kuhamiriza ko Yesu ari nde? Ari Kristo. Yesu ari umwana w'Imana. Ntabwo wahamiriza tu mu gihe twariye neza cyangwa mu gihe twahawe. No mu bihe bikomeye tugomba kuhamiriza ko Kristo n'umwana w'Imana ihoraho, nguko Petro yaramuhamirije. Abantu benshi bavuye muri Afrika bari abakristo, ariko bageze mu Burayi baguye, babaye abanyamahanga. Bamwe bava mu iki gihugu bajya mu kindi gihugu, bagezeyo baragwa, batakihamiriza Kristo, basige batukisha ubutumwa bwiza. Ariko ibyo ntago binezeza Imana. Izi ntumwa za Yobu namubwiraga amagambo mabi tu,
atari yo kuhamiriza. Yobu arabareba kugeza no kumufasha we ati watuka iyo mana, wareka iyo mana ukayituka ukipfira. Si bwa mbere tuvuze kwa aka kajambo, wareka iyo mana ukayituka ukipfira. Mundu ututse imana, mundu uretse imana ukatuka imana, ugapfa, uzabona ubugingo. Nizeye ko ari kurimbuka. Ariko Yobu arabareba, si ngombwa tunezeza imana abantu, ni ngombwa tunezeza imana mu bikorwa byacu, muri urugendo rwacu, kuko turiyo kubw'Imana. Mana niyo itubeshaho. Uyu munsi ivuze ko mvura igwe iragwa, uyu munsi ivuze ko zuba riraka, uyu munsi ivuze ko ukire urakira. Bibazo ufite. Nasa Yobu arabasubiza hano. Hari abantu bishira mu byagakiza kandi atari abantu bo guhamiriza Yesu. Hano niyo tubasomye aya magambo, aravuga iki? Mbese Yobu arasubiza abagenzi be, mbese ihagenzuye aho mbese ibihagenzuye aho byababera byiza ko bindo abantu barimo gukora mu iminsi. Mbese Imana itugenzuye byatubera byiza aho wirirwa, aho ugenda. Mana igenzuye ibyo tuvuga, ibyo dukora, muhasanga ko byatubera byiza, byashimisha Imana. Murashaka kuyiriganya nguko umuntu ariganya undi. Kutahamiriza no kuriganya Imana. Kandi mukiranutse akwiriye gukora iki? Kuhamiriza Imana imubesheho. Bwana Yesu asifiwe. Murongo ukurikiraho, reka tongere dusubire ijambo yakomeje umutima wanjye. Mbese ihagenzuye aho soma neza. Mbese ibagenzuye aho byababera ibyiza. Itugenzuye aho twirirwa, aho turi mu rugendo, aho dukora akazi, itugenzuye byababera byiza. Murashaka kuyiriganya nguko umuntu ariganya undi. Kutahamiriza navuze ko nukuriganya Imana, kandi Imana umuriganya ahura n'ingaruka zitari nziza. Nukuri izabahana. Abantu batahamiriza, abantu bakomeza gukora ibibi, abantu bakomereza gupinga Imana, nukuri izabahana. Niba muca urwa kibera rwishwa, niduca urwa kibera urwisha, Mana izaduhana. Ntago yihanganira ibibi. Ibi bintu byo kwisuzuma, ibi ni by'abantu kuko cishwa bugufi ya mbere y'Imana. Uyu munsi tushaka kuhagarara neza, twirinde ejo kuko tutazi by'ejo. Tukomeze tuhamiriza Imana. Navuze ko mundu ahamiriza Imana mu bihe byose, gihe kiza n'igihe kitari kiza, ugomba kuhamiriza Imana. Bwana Yesu asifiwe. Numva mwanyanzi, ariko sinje ni ijambo ry'Imana. Murongo wa nyuma, mbese gukomera kwayo ndikuzababera ubwoba. Rimwe abantu bakora ibibi, ariko mu gihe mujinya w'iteka wagarutse, utubera ibibi bene data. Mbese ugukomera kwayo ndikuzababera ubwoba, igitinyiro cyayo kikabagwira. Yesu atufashe. Yari ijambo rya Yobu mbere y'abagenzi be.
bari batakaze muka wo kuhamiriza Imana, babona ko Yobu ibye n'ugupfa birarangiye. Ariko Yobu arareba avuga oya, ibyo mumbwira byose umujinya w'Imana ibagenzuye yatumanurira umujinya wayo. Niki twafata muri iri jambo ry'Imana? Twavuze ko Petero ahamya ko Yesu ari Kristo, ahamya ko Yesu ni umwana w'Imana ihoraho. Mundu usenga, mundu ukijijwe ntabwo anyeganyezwa. Ntitukakangishwe n'uyu mwaka, ntitukakangishwe n'ibyo tubona bituremere, ibyo tubona bituhangayikishije. Tuongere tuhambare imbaraga yo kwihanganira bitugerageza, tuongere tuhambare imbaraga zo kwizera, tubashe kuhamya ko Kristo ni umwana w'Imana ihoraho. Kubw'izina rya Yesu tusengera abarwayi bagakira, kubw'izina rya Yesu turasaba tukahabwa, kubw'izina rya Yesu turirukana abadayimoni. Niyo mpamvu itorero ritakwiriye kugira ubwoba. Tugiye gusenga Imana. Uracyahamiriza cyangwa ufite ubwoba bwo kuhamiriza? Mwanya n'uwawe. Hari abantu b'Imana benshi bahamirizaga ariko basubiye nyuma. Ntitukabe ku mubare wabasubiye nyuma, tube mu mubare b'abantu bakomeza kugendana n'Imana. Muhaguruke dusenga Imana. Niki tugiye gusaba Imana? Birashoboka muri twebwe ashaka kugaragara umuntu ufite umutima atari wo kuhamiriza Imana muri biye. Birashoboka kugaragara umuntu wacitse indege mu kuhamiriza Imana. Birashoboka kugaragara umuntu utabasha gukora iki? Kugendana n'Imana nguko bikwiriye. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana. Mana ya Israeli, Mana ikomeye, Mana ya Philadelphia, tuongeye kuva ijambo ryawe kigitondo kiza. Uwo ukuriye kutubabarira, ni uwo ukuriye kutweza, ni uwo ukuriye kudutunganya, kuko turi abanyandege ngeya mu guhamya. Turatinya guhamya, ariko twambiketse n'imbaraga. Babarira bitekerezo byacu, babarira mitima yacu, babarira ubwoba dufite, ahubwo twambika imbaraga zo guhamya. Itoro ryambika imbaraga zo guhamya, abakobwa baha imbaraga zo guhamya, ababyeyi baha imbaraga zo guhamya, abagabo baha imbaraga zo guhamya, kandi duhamye mu ijambo no mu kwera imbuto nziza. Ibyo bizadufasha mu buryo bwo kutuneshereza bitugerageza, ibyo bizadufasha mu buryo bwo kudukomeza, ibyo bizadufasha tuhabwe ijambo nziza nguko Petero yahawe igisubizo ijambo nziza na Yesu Kristo. Kuri wowe nzubaka itorero ryanjye, uri Petero. Ibyo uzahamiriza hano ku isi no mu ijuru, ibyo uzabasha kwanga no ku isi no mu ijuru, byose bizakunda. Iyo ni umugisha ukomeye. Mana tutabare itorero ryawe, Mana dushoboje itorero ryawe. Dusenge abari kure, abari hafi, ubafashe Mwami. Abarwayi muri twebwe bakize, ndege ngeya muri twebwe zikurweho, ubwoba muri twebwe zikurweho nawe. Mana dushigikire, Mana dushoboje, imbaraga zawe zitugaragareho. Icyo twirukanye imbaraga z'umwanzi zo kutuma tutahamya. Utwe kuba maso uyu mwaka. Tuongeye gusaba imbaraga, tuongeye gusaba amavuta. Udukangure mu gusenga, udukangure mu kwiriza ubusa. Tuhagarare ku munara wawe. Musuza za kujyana itorero, uzadusange twiteguye. Turagushimiye wera wa Israeli, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibaho. Philadelphia, Imana iratsinda.